Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Rigoga Ruth, ndi umunyamakuru wa RBA by'umwihariko mu biganiro by'imikino. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwasobanura mute siporo y'u Rwanda mu myaka 31 ishize, discipline, kwitanga, vision, indangagaciro byafashije igihugu kwiyubaka. Musobanura mute impamvu iyo bigeze kuri sport bibi kibazo? Murakoze. Sinzi niba ari siporo gusa, ariko siporo siporo ni warebamo ibintu nka bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere, agaciro biha nakahe. What do you want to give? What value? Agaciro biha siporo nakahe. Icya kabiri, witegura ute? Witeguye ute kugira ngo ako gaciro kabeho cyangwa se gakure kazamuke? Mu rurimi rw'icyongereza ni organization. How do you organize to do that? Icya gatatu ni talent. Ubona mu bantu kuba badafite talent, you can't blame them. If I have no talent for football, really, don't blame me. It's not my fault. So icya mbere ni agaciro biha. Icya kabiri, ubigenza ute, ushyira hamwe ibikorwa n'ibitekerezo gute kugira ngo bizamure ka gaciro, noneho abantu bafite ubushobozi, ubumenyi, ibyo bavukanye bibaha. Ibyo rero nko mu gihugu tugashyiraho minisiteri ya siporo cyangwa za siporo zitandukanye, federation zazo zishyira hamwe n'iki. Iyo ni organization. Itameze neza ni ikibazo. Ikindi, umuco, mujye muha agaciro. Umuco ufite agaciro. Umuco mvuga ni iki? Hari n'abantu baba bazi umupira, cyangwa hari na organization ihari, cyangwa abayobora nabo barahari, ariko umuco bafite nahoraga mbivuga ku mugaragaro. Ugasanga abakinnyi b'umupira aho kugira ngo bakine rwose bashyireho umwete n'umutima ubishaka n'iki, bagatangira gutekereza utuntu bashyira mu izamu kugira ngo iyo wagiyeho ibintu byose uba wabikubye na zero. Nuriya munyezamu ushatse ntiwamushyiramo, kandi niba wizeye twa tuntu wadushyizemo ukamwihorera, urashyiramo wiki. Ibyo rero bigera no ku bantu, ni kamere y'abantu, ntabwo mfite ukuntu nabisobanura bihagije. Impamvu umuntu yemera iki undi atemera iki, cyangwa rimwe na rimwe no kwemera ikintu ubundi ku buryo busanzwe umuntu akwiye kuba abona ko nta kintu kirimo, ariko umuntu akabyemera. Cyangwa se waba utemeye ibyo, ugatekereza ukuntu ariko uzasifura ninde, turebe uko tumugenza kugira ngo ejo azatubere. Iyo wagiye muri ibyo na talent wari ufite n'ibindi byose, ariko ubundi umukino, siporo kugira ngo itere imbere, ukora biriya bintu nakubwiye, ariko none ukanavuga uti okay, siporo habamo gutsinda, habamo gutsindwa. Kandi muri uko gutsinda no gutsindwa
harimo gutera imbere. Ni ukuvuga ngo wagerageje, wakoze ibyo washobora gukora, ahubwo niba wanatsinzwe wavanyemo isomo rivuga ngo ariko urabizi icyo nazize ni iki nakibonye, umukinnyi nakinishije aho atagomba gukina, cyangwa iyo nzana mundi igihe bikagera bitya, ibyo ngibyo akaba ari byo. Rero iyo watsinzwe uvanamo isomo, ntabwo ugenda ngo wiyahure kubera ko watsinzwe. Imikino yose ntawe udatsindwa, ngira ngo murabibona, n'abazwi ku isi bihanganye muri za siporo zitandukanye, haba igihe ibintu byabagendekeye nabi nk'abo, nk'abantu, ariko noneho ni timu. Ariko ni ibintu bihoraho rero, bihoraho. Noneho on average umuntu akavuga ati ariko urareba timu iratera imbere, cyangwa kanaka aratera imbere nawe, bituruka mu itimu cyangwa mu muntu utagiye mu bintu byo ujye mu bapfumu, ujye mu gushaka ko watugira abantu, cyangwa hari ibindi bibi bakora ntirwa mvuga, kugira ngo ajye mu kibuga yacitse intege, adashobora gukina, adashobora no guhagarara, wamuvangiye imiti. Iyo byagiyemo aho, nibwira rero ko aho tugeze, hari abantu benshi, abanyarwanda bafite muri bo talent, kumenya muri siporo zitandukanye. Twashakisha rero ahantu hose, ariko byose bishingira kuba ubanza kwemera uwo uri we. Ntabwo ushakisha gusa ibyo ubona hanze utihereyeho ngo ubanze uvuge uti ariko nabigeraho nkanjye, kuko mfite uko nteye n'undi uko ateye bitandukanye, ariko nk'igihugu dufite abantu, timu yacu iteye itya, twayishakira iki, twagera gute. Ndibwira ko bishoboka, ariko ntabwo ari ibintu byizana gusa ngo bibe abantu batatekereje uko babigenza.